Njyewe Kimenyi Yves maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Uwase Muyango Claudine umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Uwase Muyango Claudine maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Kimenyi Yves umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi twariwe Kimenyi Yves bageze muri sare aho baje gusezerana Karamata, bakaba baje gushimangira umubano wabo. Ngira ngo murabizi ko iyi ni couple cyane yamamaye hano mu Rwanda nyuma y'uko Miss Muyango yitabiriye Miss Rwanda ndetse na Kimenyi Yves mukaba musanzwe mumuzi nk'umugaridiye w'ikipe y'igihugu Amavubi. Yamenyekanye cyane ubwo yari muri APR FC, nyuma yaho aza kujya muri Rayon Sport, aza kujya muri Kiyovu. Muribuka ko yaje kugira ikibazo cy'imvune nk'uko muri kumubibona, Kimenyi ugenda acumbagira kubera ikibazo cy'imvune. Kimenyi ugeze imbere y'imiryango akaba ari kumwe n'umutambukanyi we Muyango babyaranye umusore mwiza cyane witwa Miguel. Ngira ngo rero nk'uko muri kubibona ni couple isa neza cyane, bakaba bagiye kubihamya imbere y'amategeko cyangwa se imbere y'ibendera mu murenge wa Nyarugenge nk'uko muri kubibona ku mashusho. Njyewe Kimenyi Yves maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Uwase Muyango Claudine umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Uwase Muyango Claudine maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Kimenyi Yves umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Mucyo Ibert maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, twariwe Kimenyi Yves bageze muri sare aho baje gusezerana Karamata, bakaba baje gushimangira umubano wabo. Ngira ngo murabizi ko iyi ni couple cyane yamamaye hano mu Rwanda nyuma y'uko Miss Muyango yitabiriye Miss Rwanda ndetse na Kimenyi Yves mukaba musanzwe mumuzi nk'umugaridiye w'ikipe y'igihugu Amavubi. Yamenyekanye cyane ubwo yari muri APR FC, nyuma yaho aza kujya muri Rayon Sport, aza kujya muri Kiyovu. Muribuka ko yaje kugira ikibazo cy'imvune nk'uko muri kumubibona, Kimenyi ugenda acumbagira kubera ikibazo cy'imvune. Kimenyi ugeze imbere y'imiryango akaba
ari kumwe n'umutambukanyi we Muyango, babyaranye umusore mwiza cyane witwa Miguel. Ngira ngo rero nk'uko muri kubibona ni couple isa neza cyane, bakaba bagiye kubihamya imbere y'amategeko cyangwa se imbere y'ibendera mu murenge wa Nyarugenge. Nk'uko muri kubibona ku mashusho, ngira ngo baricaye bagiye kuba bahabwa impanuro n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugenge. So rero ngira ngo nk'uko muri kubibona, iyi ni iyindi couple nayo ije, couple nayo ije igomba gusezeranira rimwe n'iya Muyango na Kimenyi. Ibintu byiza cyane rwose, muri kubona ko muri sare ni uburyohe. Ngiye kubareka mukurikirane umuhango muri rusange uko uza kugenda wose uko wakabaye. Turahababereye 5/5 nk'uko muri kubibona, mugiye gukurikirana umuhango wose akantu ku kandi. So rero reka mbareke, ibindi ni mu mashusho, mukomeze mukurikire. Fils nawe ndabyizeye neza ko ari gukomeza abafata amashusho. Reka duhe umwanya umunyamabanga nshingwabikorwa. Kimenyi Yves nk'uko mubibona rero, akaba we n'umufasha we cyangwa se kubwitaho kuko bamwinjiye mu nshingano zo kubwubaka. Mu ngingo ya 26 y'itegeko nshinga batubwira ko ubushyingirwe bwemerwa ari ubw'umugabo umwe n'umugore umwe bukorewe imbere y'umwanditsi w'irangamimerere. Reka babwire ko tuza gusoza mubaye mubyemeye, buri wese agiranye indahiro na mugenzi we. Iyo ndahiro rero nyuma yo kuyakira no kwiyemeza muba mubaye umwe, muba mugiranye igihango, muba mugiranye isezerano. Iyo umuntu afitanye isezerano n'undi bigenda gute? Buri wese yirinda icyatuma rya sezerano rizagenda nabi, ritazagerwaho. Bishatse kuvuga ngo ni uruhare rw'umugore n'umugabo kwita kuri iri sezerano, kuzuza neza inshingano kugira ngo hatazabaho gutandukana. Ndihuse reka noneho turebe ku birebana n'imbonezamubano. Niko umugore n'umugabo babana. Turabisanga mu gitabo cy'amategeko mbonezamubano, mu itegeko ry'umuryango ryavuguruwe, ryasohotse kuri 28 z'ukwezi kwa 8 muri 2016. Batubwira uruhare rw'umugore n'umugabo mu iterambere ry'umuryango, uruhare rw'umugore n'umugabo mu kubana kwabo kwa buri munsi. Bakatubwira uruhare rw'abashakanye mu kubyara no kurera, uruhare rw'umugore n'umugabo mu gushaka imitungo cyangwa se mu micungire y'umutungo w'abashakanye, impano n'izungura. Bagasoza batubwira ibyatuma abashakanye batandukana. Abashakanye itegeko rivuga ko bagomba kubana neza. Kubana neza ni inshingano yanyu mwembi, aho buri wese asabwa kubwiza ukuri mugenzi we ibyamubangamira ibyo ari byo byose, ibyatuma yumva ko mugenzi we yamubaniye nabi mutarabana. Mukabimuteguza kare kugira ngo muri uru rugendo rugiye gutangira buri wese azahore yirinda icyatuma amubanira nabi. Abashakanye babana bumvikana. Ubwumvikane ni ngombwa hagati y'abashakanye, nanone ubwumvikane bubuze urugo rurasenyuka. Ntabwo umugore n'umugabo bakora ibintu bataganiriyeho, batemeranijweho, batumvikanyeho. Iyo mubikoze mutazere, ni ngombwa hagati y'umugore n'umugabo, icyizere kibuze urugo rurasenyuka. Mu byo mukora byose rero buri wese arasabwa kwizera mugenzi we, mwaba muri kumwe mwaba mutari kumwe, mu gihe cyose udafite gihamya cyatuma umutakariza icyizere, gukomeza kumwizera umunsi ku wundi. Mu nshingano z'umugore n'umugabo habamo kubwizanya ukuri. Urugo rwubakiye ku binyoma ntiruramba. Urugo rurimo kubeshyana kwa hato na hato, nanone ntabwo ntekereza yuko mwagira icyo mugeraho kuko mutabona umwanya wo kuba mwakwicara ngo muganire mushyire hamwe. Niyo mpamvu rero nongera kwibutsa ko buri gihe ibyo mukora byose buri wese yirinda
kugira icyo abeshya mugenzi we. Buri wese agerageza kugira communication nziza hagati ye n'uwo bashakanye. Iyo communication itagenze neza, iyo uruhare rwawe rwo kumubwiza ukuri aho uherereye utagenze neza, ni hahandi uzataha ugasanga umugabo yarakaye niba ari we wagutanze mu rugo, ni hahandi uzataha ugasanga umugore yarakaye niba ari we wagutanze mu rugo, kuko communication mbere na mbere itabashije kugenda neza. Murasabwa rero kwitwararika ibyo bintu byose kugira ngo mu by'ukuri urugendo mugiye gutangira buri wese ruzamubere rwiza. Mu nshingano z'abashakanye harimo kwita ku muryango. Inshingano yo kwita ku muryango nanone by'umwihariko umugabo biramureba, asabwa kwita ku muryango. Aka kanya urareba umugore wawe iruhande rwawe, ariko umuryango niwo mvuga ni umugore, ni umugabo ndetse n'abana. Uzagerageze rero kwitanaho hagati yanyu ndetse no ku miryango yanyu, hanyuma mwibuke neza yuko mufite n'imiryango muvukamo mushatsemo, nanone mufite uruhare rwo kwiyitaho. Ntabwo muzabitaho 100% nk'uko wenda mwajyaga mubikora, kuko nawe mugiye kugira inshingano yindi yo kugira urugo. Ababyeyi babaye barara rwose ntibanera amabuye, babyumve gutyo. Abana bazabitaho, ariko mbere na mbere umugabo azita ku mugore we n'abana be, hanyuma yibuke ko hari aho yashatse, hari aho yavutse. Ni uruhare rero rwanyu nanone kubanisha neza iyo miryango. Iyo miryango igiye guhura itariziranye, ni mwebwe mugiye kuba bahuza, muzagerageze kubabanira no kubabanisha neza. Mu byiza muzifatanye nabo, no mu byago muzabatabara. Mu nshingano z'umugore n'umugabo nanone habamo kuganira no kujya inama. Urugo rutaganiriye rurasenyuka, urugo rutagiye inama rurasenyuka. Urugo buri wese aticaye ngo atege amatwi mugenzi we, utanga ibitekerezo byawe mu bwisanzure, icyo gihe ntaho muba mwerekeza. Mu byo mukora byose rero kuganira ni ngombwa, kujya inama ni ngombwa, ndetse no kugirana inama hagati yanyu, kuko ntekereza yuko hari igihe ibintu byose utabisobanukiwe, ariko iyo harimo kugira no kugisha inama, kugira ngo hari ibishobora gukora bikagenda neza kuko wagishije inama. Mu nshingano z'umugore harimo kwita ku mugabo. Kwita ku mugabo umunsi nta bizamini ntanga, ndabasobanurira gusa mwe mutega amatwi mufata, ubundi njye ntanga n'ibizamini. Kwita ku mugabo kugira ngo buri wese ashobora kubisesengura uko abyumva, ariko mu byo mukora byose ugomba kumwubaha, ugomba kumwumvira, ugomba kumucira bugufi, ugomba kumugandukira, ugomba kumwitaho, kumuzimana, kumuganiriza n'ibindi. Izo ni inshingano ufata nk'inshingano zikomeye cyane ku mugore, ariko nanone zinoroshye, kuko ntekereza yuko nta muntu abyiga, ariko umunsi ku wundi nawe uba wumva inshingano zawe iyo wazikoze neza, urugo rwanyu rugenda neza. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo kurusha umugore akurusha urugo. Niyo mpamvu ntabwo uvuga umugore mwiza mu buranga, ndavuga umugore ubasha kuzuza neza inshingano ze. Ibyo mukora byose rero n'ubwo mvuze cyane ku mugore, ntabwo umugabo nawe, reka buriya nta muntu wanga keya. Hari umuntu wanga umwitaho se? Nimba umugore yageze mu rugo kare azakwitaho n'ubusa, ariko nawe niba wamutanze mu rugo nawe uzamwitaho, sibyo se? Sibyo? Icyiza wumva mugenzi wawe yagukorera, nawe ugerageza kukimukorera. Yumva yuko ibyiza byose byakorerwa umugabo, kwitabwaho byakorerwa umugabo, umugore ntiyitabweho. Wumva yuko nimba wamutanze mu rugo nawe utagenda ukamugura icyo cyaha, ukamwakira, ukamuzimana n'ibindi. Mvuze icyayi banza ko ari cyo wenda n'umwa n'ibitari icyayi, nyine byose ni ukuzimana. Mu nshingano z'abashakanye harimo kubyara no kurera. Umugore n'umugabo bafatanya mu nshingano yo kubyara no kurera, aho umugabo iyo akimara kumenya ko umugore we atwite, agerageza kumubungabunga no kumwitaho, agerageza kumuba hafi, cyane ko hari n'igihe hari usanga akavuga nabi, ugerageza
gukora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire ikibi kimugeraho, kuko iyo kimugezeho kigira ingaruka ku mwana. Iyo umwana rero nanone amaze kuvuka, mwembi murafatanya, mwirinda icyo umwana yaba muriho mukomeye, mufite ubwenge, mushobora kumukorera, yaba mu buzima bwe bwa buri munsi, mu mibereho myiza ye ya buri munsi, mu burere bwe, mu burezi bwe, ababyeyi bombi barafatanya. Ikindi ni uko itegeko risaba nanone mwembi kuganira ku mazina mugiye kwita umwana wanyu. Muzagerageze kumuha amazina meza, kubatoranyiriza amazina mazima, amazina umwana atifuza guhindura amaze gukura, amaze kumenya ubwenge, mu buryo wenda iryo zina rishobora kumutera ipfunwe. Ikindi ni uko iyo mukimara kubyara, umwana yandikwa mu ibarurishamibare ry'igihugu. Ntabwo mugitegereza ya minsi 7 ngo mugiye kwita izina ngo umwana avuka mwariteguye kuko muva kwa muganga mwamaze kumwandikisha. Birasaba rero ko mubiganiraho mbere kugira ngo umwana wanyu ajye kuvuka yahawe izina. Ikindi mu byo mukora byose muzafatanye uburere bw'abana. Uburere bw'abana buragoye, burakomeye, utarabyara ntubyumva. Ubundi baravuga ngo kubyara ntibigoye nko kurera cyangwa se uburere buvuke. Iyo migani iganisha ku mwana uyumva neza iyo umaze kubyara. Muzagerageze rero gutanga uruhare rwanyu mwembi nk'ababyeyi kugira ngo abazabakomokaho bazaba abana bazima, bazaba abana bazagira akamaro umuryango wanyu ndetse n'igihugu muri rusange. Mu nshingano z'umugore n'umugabo nanone mu byo mukora byose mugomba guhitamo uburyo bwo gucunga umutungo. Itegeko riteganya uburyo butatu: hari ivangamutungo rusange, ivangamutungo w'umuhahano n'ivanguramutungo risesuye. Ivangamutungo rusange ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bumvikana gushyira hamwe imitungo yabo yose, iyimukanwa, itimukanwa ndetse n'imyenda. Iyo muhisemo uburyo bw'ivangamutungo rusange muvanga byose. Ibyo mubashije kwimukana mugiye muri urwo rugo rwanyu rushya, murabiterura mwembi mukabijyana kugira ngo bibafashe mu rugo rwanyu. Hanyuma ibyo mutabasha guterura ni amazu n'ubutaka, ibyo ngibyo buri wese abaye abifite abibwiza kuri mugenzi waho biherereye kugira ngo mwembi mubigireho uruhare n'uburenganzira bingana. Hanyuma nimba wenda hari n'uwakoze ubukwe yafashe umwenda muri banki cyangwa se hari n'uwamugurije, icyo gihe iyo ugezeyo muri urwo rugo rwanyu mwembi mufatanya kwishyura uriya mwenda. Uburyo bwa kabiri ko bibasekeje, nimba hari uwafashe ntabivuge abimubwire mfite azaba ikibazo. Uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo w'umuhahano. Ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bumvikana mbere yo gushyingirwa, buri wese akabarura imitungo afite akayigaragaza, akayandika, mukayizana mu bwanditsi bw'irangamimerere. Noneho ya mitungo mwagaragaje mukagira iyo mugena mugiye guheraho, ikaba baze y'urugo rwanyu. Imitungo buri wese azitatanze ngo muyihereho, akomeza kuyikenuza ku giti cye. Hanyuma imitungo mubonye mukimara gushyingirwa mwicunga nk'uko ivangamutungo rusange icungwa. Uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bumvikana gufata neza urugo rwabo. Ku birebana n'imitungo nta na kimwe umugore n'umugabo bavanga, ahubwo bagabana inshingano z'urugo hashingiwe ku bushobozi buri wese afite. Ufite byinshi urahabwa inshingano nyinshi mu rugo, ufite bikeya ahabwa inshingano nkeya mu rugo, kuko umuhaye nyinshi zirenze ubushobozi afite ashobora kukurega ko wamuvunishije mu nshingano. Uburyo butatu bwose leta yadushyiriyeho ni bwiza, amahitamo ni ay'abageni, ariko nacyo reka wenda ntibagireho inama. Uburyo mwahitamo ubwo ari bwo bwose kuko ari mwebwe mubwumvikanyeho ubwanyu buzababere bwiza. Ubwo ni bwo buryo bwiza bwanyu. Muzabukoreshe neza
muzirinde gusesagura, muzirinde kwiyima, muzirinde icyabatandukanya gishingiye ku mitungo. Muzashaka imitungo muzayibone, ariko muzayibanemo neza. Kuyibanamo neza uko yaba ingana kose biruta ibindi byose. Soza rero reka mbabwire ko amategeko ahana ubuhemu bugaragaye hagati y'abashakanye. Hari impamvu zituma umugore n'umugabo batandukana. Iya mbere ni ubusambanyi. Ubusambanyi bukozwe n'umwe mu bashakanye bufite ibimenyetso impamvu yo gutandukana, buri wese azabyirinda. Mu by'ukuri ntekereza ko uwo mwicaranye aha ngaha uyu munsi niwe wamwitoranyirije, niwe wamuhisemo, unyurwa nawe, sibyo? Buri wese azirinde guca inyuma mugenzi we. Igituma ndiho ninda kuri iki kintu, imanza duhura nazo n'iz'ubusambanyi hagati y'umugore n'umugabo, n'iz'ubusambanyi guca inyuma bireze nibyo byibereyeho. Rero muzabyirinde. Guta urugo mu gihe kingana n'amezi 12 akurikirana. Umuntu yavuye mu rugo aragenda, amezi 12 ararangiye, nta mpamvu izwi ye bigaragaye, mwegera urukiko. Ubwo n'uwasigaye agatanga ikirego, agasaba gutandukana na mugenzi we. Guhamwa n'icyaha gishebeje. Gukora amakosa bikaba byamuhama, ukumva ugize ipfunwe ryo gukomeza kubana nawe. Nanone iyo bigaragaye mu mwugano urukiko, ugatanga ibimenyetso, ugasaba ubutane. Kwanga gutanga imitungo urugo kumwe mu bashakanye. Inshingano yo gutunga urugo ikurikira ikorwa na mwembi. Iyo rero hari uwanze gutanga imitungo urugo kandi afite ubushobozi, biba intandaro yo gutandukana. Muzabikirinde. Uhoze undi ku nkeke. Inkeke ziri mu bwoko bwinshi, ntabwo ndi bujye mu moko y'inkeke, ariko inkeke iyo ari yo yose irabangamye. Buri wese azirinde kuba yahoza ku nkeke mugenzi we, urutoto rwa hato na hato, amagambo atari meza kuri mugenzi wawe. Ntabwo ibyo bintu byatuma umuntu yubaka urukundo. Urugo rwubakwa mu mahoro, mu munezero, mu rukundo. Rero iyo haje ibibangama, biba intandaro yo gutandukana. Buri wese azabyirinde. Ihohotera rishingiye ku gitsina. Gukoresha imibonano mpuzabitsina mugenzi wawe mutaganiriye, kuko ibintu byose biba hagati y'umugore n'umugabo bica mu biganiro. Rero iyo hari ubikoze ataganiriye na mugenzi we, biba intandaro yo gutandukana. Muzirinde, kuko uragenda iyo hagaragayemo nyine ibyo bimenyetso, mubyereka urukiko, ugasaba gutandukana kwa burundu. Impamvu ya karindwi ni ukuba umugore n'umugabo bamaze igihe kirenga amezi 12 bashyingiranywe, ntibabashe kubana, ntibabashe kuzuza inshingano zibemerera kwitwa umugore cyangwa se umugabo. Nanone iyo bigaragaye, mugana urukiko, mugasaba ubutane. Impamvu ya nyuma ni ukuba umwe mu bashakanye ashobora gukora ikosa mugenzi we, ukumva nimwahita mutandukana burundu. Umwe ubwanyu mugafata icyemezo cyo kwitandukanya ku bushake. Umwe agafata icyumba cye, undi icyumba cye. Ukamuha igihe kingana n'imyaka 2 umugenzura uriya makosa, urebe ko yikosora. Iyo imyaka 2 ishize yikosoye, murasubirana. Imyaka 2 ishize atikosoye, mwegera urukiko, mukabereka ko mwitandukanije ku bushake, bakabishingiraho, bakaba gutandukana kwa burundu. Impamvu ya nyuma ni ukuba yego nayivuze iyo ngiyo. Ubundi impamvu yakabaye isezerano mu rupfu. Iyo habayeho kwitaba Imana rero kumwe mu bashakanye, nibwo noneho usigaye aba abonye uburenganzira bwo gushaka. Ariko itegeko rikatubwira ko nanone ko kubaka urugo ari urugendo, ni urugendo mutangiye, kandi iyo utangiye urugendo ushobora kuhahuriramo n'ibintu byinshi. Harimo ibyiza, harimo inzitizi, harimo ibibi. Ibyo byose uba witeguye ko uzahura nabyo. Rero birasaba ko buri wese azafasha mugenzi we muri uru rugendo, azaba hafi mugenzi we muri uru rugendo, azirinda icyatuma atandukana na mugenzi we. Mwumva harimo wenda izindi nzitizi, turasoreza aha, baha amashyi dusezerane. Mwaba mwifuza gushyingirwa? Mwiha amashyi mwebwe ubwanyu mwenyine, nibwo ni cyo kimenyetso nibura bose bari bubone. Se mwabashimiye mwakabyara.
murakoze cyane, reka duhere kuri Kimenyi Yves na mugenzi we begere idarapo basezerana. Turahera ku musore. Amasezerano ya Kimenyi Yves na Uwase Muyango Claudine, Mucyo Iber na Umulisa Anik bagira imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, shingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu Kimenyi Yves na Uwase Muyango Claudine, Mucyo Iber na Umulisa Anik bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya.